Hanajya nakwakira none. Ayaburiya abantu ni kari. Charaho nta kibazo. Akoze cyane nuko. Nyine baravuga ati Imana turengere gusa tubwo nyine nakunda. Ntabwo mwigeze mugerageza se byibuze kuba mwashaka n'umuntu umuvura. Kwebwe mama hari umuti nyine wenda twabuze iyaba wenda twamenyanaga n'icyarwara. Ibintu bifite ahantu byavuye. Bifite ahantu byavuye nyine nese umuntu akuze noneho nibwo atangiye kuva igicura atarakiguye ari mutoya. Nkaye muri iki kiganiro ngarahwera. Yarahwereye yikubita hasi ariko ntekereza ko twageranaga nabo yesi Ako kucyabakobwa turabagone. Nta no mpamagara ngafata telefone yanjye. Kuko abakobwa banyiciye musaza wanjye ariko ntabwo byakunda. Ntabwo byakunda. Ari wowe igikara ntaburara. Wenda mama yagira utwabana kohereza umucyaro se haviki. N'ibintu uko byarumbye noneho imyaka yarumbye byanze. Wenda niyaba nari no mu cyaro wenda nkafasha mama guhinga. Ejobundi narabikubwiye nakubwira ngo nzazana pasiteri amusengere urashwishuriza ariko n'amasengesho ni ngombwa. Yego nayo ni ngombwa ariko se ari wowe wishize mu mwanya wanjye. Sibyo? Ndakumva cyane. Ukishyira mu mwanya wanjye bura wumvaga kuko nakumva. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalinga mingwana. Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Yes, reka nongera ngo ikaze aho dukurikiranya kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda rwanya rwakazamura igisho cya Rwanda gaswa mutono sasa n'amugoroba samatara cyangwa samuri cyo kuri Manzi na Innocent TV wirebere byinshi byiza tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe nembo tari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigire kure cyane hashoboka njya nkwabwira cyane ati jya unyandikira muri comment ndebe icyakunyuze ndetse n'ikitakunyuze ndetse umpe n'inyunganizi ku bibazo ndi guhura nabyo muri no uyu munsi rero ushobora kwibaza ngo ndi kujya he nagafuka k'umuceri ku mutwe wanjye uyu munsi mwarabibonye ko nagiye gusura Juma mu byukuri mushiki we yamereye nabi cyane ambwira nabi arantoteza arambwira ngo kuzanga amaboko masa ntacyo tuzaniye ntacyo ukoze kandi nanjye mu byukuri narigaye pe narigaye ntago nari kuranagombaga kujyayo nari kwifonda mu busabusa nari kuba mfite bwose nkabasha kugira akantu umushyira byibuze nk'umuntu w'umurwayi ariko ntago byanturutseho nari mfite amakuru make kuko n'ubundi sinizeraga ko ari mu mushiki we turi kuvugana mu byukuri uyu munsi rero navuze ati nubwo biriya byabaye ntago ndi birenze amaso reka nshaka ukuntu ndi bugire ute ndi bugereyo nshaka ukuntu ndi bugereyo ndifonda nshaka udufaranga ndaguza mu nshuti n'abavandimwe mbonye kano kazi ngo ndavuga ati reka ngende njyeyo murabona ko nabuze nawe umukarani pe nabuze nawe umukarani ndavuga ati reka nkishyirire ku mutwe ngende mpagere njyewe mbasure nongere mbasure ubwo wenda hari akantu ndaba mfite ashobora kuza kunyumva mwabonye uburyo yagize yambwiye nje ntanamuteguje reka mpagere reka tujyane mw'abantu mwe tujyane tugeraneyo nta nibyo kwirirwa mubwira byinshi katujyane tugeraneyo turebe ibyari byo ntago byoroshye gavuga numva kanci umugongo mw'abantu mwe uri abantu bakora akazi ko kwikorera abaragowe nimbabeshye avuga kamere nabi byatari ariko nta kundi n'ubuzima nta kundi byagenda kandi gufasha jya nkunda kubabwira ngo gira neza wigendere ko byagenda kose neza uyisanga imbere
neza isanga imbere kandi neza ushobora kutayigirirwa n'umuntu yigiriye ahubwo ukayigirirwa n'abandi. Ndagira ngo rero tubane muri ibi bihe bitanyoroheye, mu bihe bingoye bikomeye cyane. Ndagira ngo tujye tubana mu by'ukuri, nimba nawe hari ubundi bufasha wabona wumva waba waha abantu runaka, nawe ujye ububaha. Dore n'ahangaha kubw'amahirwe ndabona urugi ruretseho, ushobora kuba bari, ndabona umuntu ari gufuramo hariya. Ntabwo wakinjira udakomanze. Mwiriwe neza? Mwiriwe? Cyo ngaho uragarutse nanone kunesha umutwe se kandi? Oya, ntabwo nje kugutesha umutwe rwose. Uzanywe n'iki? Nanje ngo tuganire n'ukuri. Ndashaka ko tuganira tukamenya uyu mwanzuro twafata, tugashaka n'umuti w'ikibazo kiranga. Wowe ntuze kongera kunesha umutwe. Oya, ntabwo ndi bugutesha umutwe. Narinje nyine kugira ngo turebe icyo twakora. Nimba ari no kumuvuza, tumuvuze ibintu bigende neza cyane. Ahubwo se wamvuye kano kantu ko rimwe nari nkazanye. Nitwe ntureba ahubwo noneho hanajya nakwakira none. Ayaburiya abantu ni ibintu. Karibu. Ukoze cyane. Ukoze kabisa. None se amakuru y'iminsi? Amakuru nyine ni yayandi. Ntabwo hari yakira, aracyari. Makingangaye. N'ubu rwose urabona caraho nta kibazo. Ukoze cyane. Caraho ntari. Umusaza wanjye byaranze nyine. Byaranze. Ariko mu kwihangana azamera neza, ndabizi neza ko azamera neza, humura. Azamera neza. Kuva cyagiye na n'ubu ntabwo aregura umusaya. Yegura umusaya. Ndakubwiye ngo ntanarya. Ubwo basi nta n'akantu na gato abasha kunywa. Kereka kaji ni kupfa kumirazayo, nabwo ni ukumusuka. Byaraducanze rwose, ubu byaranyobeye. Umusaza wanjye ikintu yarwaye, ubu ntarashobewe rwose, ubu narayoberewe. Byaraducanze. Ibintu ndi kubireba rero mba numva ngize agahinda gakomeye cyane. Ahubwo rwose mbuze icyo gukora, mbuze icyo kuvuga. Nibaza ati umwana yanjye noneho byagenda bite? Ni icyo umuntu yakora byibuze ku buryo cyarushaho kugira ute, cyarushaho gutuma ibintu bigenda neza mu buryo bwa nyabwo. Umva nyine ni ibintu bigoye, umva ni ibintu bigoranye cyane. Ni ibintu bikomeye nyine, ubu byaraducanye, byaratuyobeye. Yego. Mbese no mu rugo bamukuyeho amaboko. None se mama wawe cyangwa papa wawe basi nta nubwo muvugana ngo abe yaza arebe ukuntu ibintu bimeze? Erega nta bushobozi dufite. Nta bushobozi dufite. Ureba uyu nguyu ni nawe wari udutunze. Yego. Mu cyaro ni wowe twageraga gutya rwose tukagira icyo twamusaba akatwohereza nk'amafaranga. None ubu urumva rero niwe nkingiye mwamba. Ubu usuragira ngo tuzabigenze gute? Kariwe muntu twareberagaho, nanjye nakazi. Urumva ibintu byo mu cyaro biba bikomeye. Umubyeyi akohereje igitoke ejo bundi ntabwo cyaboneka. Naho niho baba bakura. Aho ikintu nasaba abakunzi be wenda mwamwe mwatuvuganira wenda tukareba uko twabigenza. Nkawe wenda ukuzanye kari agafuka k'umuceri hakajya wenda n'undi wadufasha rwose, tukareba ko wenda twanagira dute twanamuvuza. Kuko ubu ngiye rwose nsigaye atera akaboko gato nkavuga ntibirarangiye noneho. Buriya rero nararize narihanaguye pe. Buriya abantu ni ibintu, sibyo? Iyo ufite abantu ibintu byose bigenda neza. Gusa njye ikintu mbasaba cyane mw'abantu mwe, ndabasaba inkunga y'amasengesho. Musengere umuvandimwe turebe ko yagaruka mu buzima bwa nyabwo. Ni ibintu bigoye kandi bigoranye kubona umuntu w'umusore ungana gutya uzamura akaboko kugasubizaho n'ubundi kakijyana. Nta mbaraga afite zo kuba yagasubizaho. Ndakubwiye ngo no kereka ubonye bibaye ahangaha. Ibikomeye byose, ibyoroheje byose abikorera ahangaha. Byose ubu mbese ni njyewe ibintu byose nta muntu wanamfasha. None se basi iyo uvuganye n'iwanyu bakubwira ngo iki? None se mu rugo bavuga iki? Ese ubu mu cyaro wowe urahayobewe? Mu cyaro ko kurahayobewe?
ibintu bavuga nyine baravuga ati Imana iturengere gusa tubwo nyine nakunda. Ntabwo mwigeze mugerageza se byibuze kuba mwashaka n'umuntu umuvura? Kwebwe mama hari umuti nyine wenda twabuze iyaba wenda twamenyanaga n'icyo arwaye. Ntabwo tuzi ikintu arwaye, twamujyanye kwa muganga bamuvuramo indwara. Nese urajya cyokora wenda iyo tugira ubushobozi twari mumujyane no mu Binyarwanda, ariko ubushobozi ni ikibazo. Twamurekeye aha rero kwa muganga aho babuze icyo bakora, twamurekeye aha ngo Imana izikorera ibyayo. Ubu ni gutya nyine. Mw'abantu mwe ari igihe ugeramo ukabona ibintu byose aho kugira ngo bigende neza ahubwo birukurushaho kuba bibi pe. Hano bavuga ngo agahinda gashira kandi kari mu ibagara. Ese ubundi icyo gihe ari mu kiganiro yari ari kumwe nawe? Ninjye twari turi kumwe. None se ninjye twari turi kumwe ariko ibi bintu bifite ahantu byavuye. Bifite ahantu byavuye nyine. None se umuntu akuze noneho nibwo atangiye kugwa igicura atarakiguye ari mutoya. Nawe muri iki kiganiro ngo arahwera. Yarahwereye yikubita hasi. Ariko ntekereza ko urabyibuka ko hari umukobwa yagiye guterera ivi, ntabwo famiye mwabuze kuba mwamuroze. Ntabwo mbizi, sinzi ngo byagenze bite. Gusa ni story ndende. Kugeza n'ubu ngubu nanjye byarenze ubwonko bwanjye. Ndi kubitekerezaho nareba cumanga nkumva agahinda karanyishe, nkumva mbuze icyo kuvuga. None se nta kuntu wazampuza n'abo bakobwa ntiyabibariza njyewe nka mushiki w'umuntu nkababaza neza ko buriya wasanga aribo bamugiriyeyo? Buri ibintu by'amarozi bibaho pe. Ariko kugira ngo ubone gihamya uvuga ngo uyu muntu niwe wakoze ibi ngibi biba bigoranye. None se niba umuntu umujyana kwa muganga bagapima guhera kurwara kugeza ku musatsi bakabura n'agakorora n'agacurane, urambwira ngo ayo si amarozi koko? Ni amarozi pe. Ubwo ayo si amarozi, ahubwo wowe nta kuntu wamfasha ukazamuza n'abo bakobwa nk'abibariza bakaza bakareba ukuntu umusaza wanjye ameze hano bakansobanura? Kuko kuva igihe yarwariye nta n'umukobwa n'umwe nari nabona. Uvuga ngo nta n'uwigeze agira anambaza ngo amakuru ya Juma bimeze bite? Ahubwo abo bakobwa reka bari badushakira mu mutwe. Njyewe nta n'uwigeze ampamagara, communication yose twagiranaga nabo yahise ishika. Ako cy'abakobwa turabagone. Nta n'uwo mpamagara ngafate telefone yanjye. Kuko abakobwa banyiciye musaza wanjye ariko ntabwo byakunda. Ari wowe w'igikara ari n'uwo w'inzobe. Ukoresha ibishoboka byose uzababaze cyangwa uzampuze nabo njye mbibariza ubwanjye, cyangwa bazaze bareba ahantu umusaza wanjye aryamye. Ubu umubyeyi warabyishimiye, njye se ndabyishimiye. Wowe ubireba urabyishimiye? Uyu niwe wari udutunze. None ndabwirirwa nkaburara, wenda mama yagira utwabona akohereza mu cyaro se havike. N'ibintu uko byarumbye noneho imyaka yarumbye byatsi. Wenda niyaba nari no mu cyaro wenda nkafasha mama guhinga. Igihe ibintu iyo bindenze mbura icyo nkora, nkabura icyo mvuga. Kureba ibintu ndi gucamo muri ino minsi nkabona ni ibintu bidasanzwe. Nararize narahogoye, ibintu byarandenze, icyo navuga, nkabura icyo nakora. Gusa nizera ko nyuma y'imbaraga z'ibyo tubona cyangwa se z'ibigaragara byose hari imbaraga z'Imana. Gusa mw'abantu mwe, waba uri mu Rwanda, waba uri muri Aziya, waba uri i Burayi, waba uri muri Afurika yose, Amerika n'ahandi hantu hagiye hatandukanye, hari icyo wakora ku buzima bwacu. Rwose niba tubabarira badufasha. Hari icyo twafatanya tukagera kuri byinshi kuri uyu muntu.
erega naha hatumaremba arangaha umuntu yakirirwa kumbagaye. murabona namwe umuntu w'umurwayi uryamye kuri aka kantu uryamye kuri tapi uko byagenda kose nawe ugashobora kumwongerera uburwayi. Umurwayi uri ahangaha umuntu atamenya ngo yakora iki kugira ngo akire ni ibintu bigoranye. Umurwayi udatanga icyizere cyo kuba yakira. Nyamara mpamya neza ko njye nawe duhuje ibiganza Juma yaba muzima akongera agakira bikagenda neza cyane. Icyo wakora cyose, inkunga yose watanga, uko waba umeze kose, uko waba ufite kose, hari icyo wakora kuri Juma ibintu bikagenda neza. Ushobora kugira neza n'uyu munsi, ejo nawe ukazagirirwa neza. Ushobora kutagirirwa neza, umwana wawe akagirirwa neza y'ibyo wakoze. Mumbarire mumfashe. Aho ibintu bigeze ahangaha noneho ntangiye kubaka ubufasha bwanyu. Sinzi uburyo mubikoramo, sinzi uburyo ubitekereza. Wumve ko ari uko gusaba cyangwa kuguhata. Uko umutima wawe cyangwa se umutima nama wawe ugutegeka aba ari gukora. Inkunga ni nyinshi, hari uburyo bw'amafaranga, hari uburyo bw'inama, hari uburyo bw'amasengesho. Ikiri buze kukorohera wowe ubwawe aba ari cyo badukorera. N'abantu mwe iyo ngeze kuri Juma amagambo ambana make. Kubona umuntu w'umusore wari ufite ejo hazaza hiwe bahinamirishije mu mashuka gutya, kubona umuntu w'umusore wapangaga byinshi byo kugeraho umeze gutya ni ikibazo gikomeye cyane. Iyo ngewe ikibazo nk'iki kibaye ndifata nkikarasa muri wa muntu nkibaza ibi bintu ari noneho biri kubaho naba meze nte, bikantera umutima wo kugira ikintu nkora, bikantera courage kugira ikintu nkora kuri uwo muntu. So rero ngiye gukoresha ibishoboka byose ndebe ko Juma yakira akaba muzima. Imbaraga zose ziri bunsabe, yewe icyo biri bunsabe cyose ndagikora. Ariko nawe ndakwinginze ndagufasha kugira ngo umfashe turebe ko ibi bintu byarangira. Njyewe ejo bundi narabikubwiye ndakubwira ngo nzazana pasiteri amusengere urantwishuriza, ariko n'amasengesho ni ngombwa. Yego nayo ni ngombwa, ariko se ari wowe wishyize mu mwanya wanjye, sibyo? Ndakumva cyane. Ukishyira mu mwanya wanjye buriya wumvaga kuko nakumva. Kunyumva byari bigoranye. None se ubu reka nkubwire, ari wowe ubona muvandimwe wawe aryama, ni iki bakubwira ngo upfe kucyumva? Ntacyo pe. Noneho uraje n'imbokoboko nta n'akaji ntaki, wenda nk'ubu ugaragaje ko ufite ubumuntu, ugaragaje ikintu cy'ubumuntu. Uzi ikintu gihari njyewe ajya ashobora ji akaji ko rwose arakabasha. 1500 nicyo nari gutegesheje kukimugura amaji. Rwose urakoze cyane. Imana ikongerere, Imana isubiza aho ukuye. Musaza wanjye uzakira humura pe. Oya jinda yimugurira ntacyo bintwaye, nubwo nakora urugendo rw'ibirometero 80 ndemera mbikora, ariko umugurira iyo ji nimba ari kubasha kunywa. Niyabasha pe. None wowe ujye uteka umuceri urye basi. Oya nta amafaranga y'imboga mfite pe. Nakura nire ndimanyagura ndirya ndimara sibyo. Nta kintu nari mfite, ayo ngayo yari. Oya urakoze rwose, Imana iguha umugisha. Uko niko warushoboye kandi wakoze, wagerageje uko ushoboye kose. N'ibitari ibi mfite ubushobozi nabikora. Ariko ikindi kintu uzankorera, umfashe pe. Shaka uburyo nahura nabo bakobwa. Bara abakobwa bose ibyo niza kubona uburyo mbavugisha. Basi wenda naza kubona uburyo mbahamagara. Uzabazane barebe musaza wanjye ukuntu ameze, ubundi basi wenda bazagira ubumuntu. Ubusubu ko kurabona atari ikibazo gikomeye. Busurabona ibi bintu byazageza gero. Kwa muganga bavuze ko nta kintu na kimwe arwaye. Reka ngende ndebe ko nagera mu rugo hakiri kare, ko ubu no kugenda n'amaguru. Sinzi ko nabona no mpari ifite.
gusa icyo nemeranyijwe nawe kandi umbabarire ku bitaragenze neza kuri wa munsi. Oya rwose urakoze. Byabaye nabitekerejeho byinshi nkomeza kuvuga ati umukobwa nshoshobekanyije kuriya ariko nasanze atari wowe. Ni amarangamutima ya musaza wawe sibyo? Cyane rwose. Mwizeza ko musaza wawe agomba gukira, tugomba kubikurikirana ibintu bikagenda neza cyane sibyo? Imana igomba kudufatanyiriza hamwe turebe icyo twakora, duhuze ibiganza turebe icyo twakora. Ndabizi neza ko mu kwizera ibintu byose birashoboka. Umuntu umfashe unsengere ubane nanjye muri uru rugamba ndetse usengere na Juma cyane, ntabwo byoroshye sibyo? Ntabwo byoroshye. Yewe ubutaha ningira amahirwe ndavugana na pasiteri byamuzana asenge turebe ko hari icyo Imana yakora. Komeza wite kuri Juma, mwiteho ibishoboka byose bimukorere. Imana irahari ku bwanyu kandi kugera kure cyane bura ntago ari ko gupfa. Nta mvura idahita. Bari abantu bo muri Isirayeli bari bazi ko badashobora kuzasubira mu gihugu cyabo cy'isezerano igihe bari muri Egiputa. Bamaze y'imyaka irenga za magana ngara. Ariko igihe cyarageze Imana isohoza isezerano yari yagiranye nabo. Ndatekereza ko Juma rero nawe umugambi we Imana imufiteho ntago ari muto. Kandi burya ngo iby'Imana igambirira kutugirira si biba ahubwo ni byiza. Izere icyo kintu Juma ndabizi neza ko azabana neza kandi bikagenda neza cyane. Bantu mwari mudukurikiranye rero komeze mu nsengere musengere n'umuvandimwe, ibindi Uwiteka Imana duhana umugisha. Hari icyo wakora, hari icyo wavuga, ntabwo uhejwe.